Shalom shalom shalom, nizere ko mumeze neza. Imana yo mu ijuru nibaha umugisha. Wewe muntu wakoze subscribe, ukalayikinga, ukandika na comment, ndabigushimira cyane. Wewe wahataye umwanya wawe utureba, utulayikinga, we ndagushimira. Kaza neza rero mu butatu budatana, igice episode ya 37. Uyu munsi twayibagejejeho. Ubwashize Clara yarari mu bitaro, ariko ku makuru meza Clara yari yabyaye, naho muzehe we yibazaga uburyo yaba yarasangiye n'abana bakabana mu bibi no mu byiza, ariko igihe cy'impyiko umwana akamwihakana. Naho Teca we yibazaga nyine kuntu Imana yamuhaye ibibazo gusa, naho abandi bukabaha ibyishimo, uburyo umugore we yasaze, uburyo afasha Clara kandi akanamufungirwa. Mbese Teca we ni ibintu byinshi akibaza. Muga, ubu ngubu nanjye ndi umwe mu bantu bakikiye umwana. Yego Clara, uri umwe mu bantu bakikiye umwana. Erega burya Imana iteza ikibazo kugira ngo ikemure ikindi. Reba shaka akana keza kuntu umwana mwiza wabyaye kuntu ari mwiza. Urabona atari mwiza? Umwana wanjye ni mwiza cyane. Umwana wanjye Soni, ndagukunda cyane. Ariko inda yawe yarandiye. Clara, inda igomba kukurya. Ni ngombwa ko ujya mu bise nk'abandi babyeyi. Ni ngombwa ko nawe uba umwe mu bagore babyaye bababazwa, kugira ngo uzahe agaciro umwana wawe. Kandi wihangane, ujye urya, unywe igikoma, ugira ute, kugira ngo nyine ubone amashereka kandi ihagije. Kandi nizere neza ko uyu mwana wawe ubyaye, nizere neza ko utazamuturaho umujinya wa se waguteye inda utanamuzi. Muga, ubu byararangiye. Amarira narize yarakoze no kunterera kwanza. Ntabwo nari kuzabyara Soni, ntabwo nari kuzabyara umwana mwiza nk'uyu. Soni, ndagukunda cyane. Teca ameze neza. Clara nyihera ku mwana nanjye niterure zana se. Ubu afece umeze neza. Harya Clara, ndakumva. Harya mwana mwisene yitwa Sonia. Wow, kakazina nakubwiraga. None se uruzi ko nakibagiwe Teca? Reka yitwa Sonia Uwamahoro. Aya Uwamahoro tuzarikuraho. Iva ko ni cyiza disi. Hagati aho nibwo kwa muganga na n'iyi saha Teca we yigumiye kwa Clara, yigumiye kureba umwana Clara yabyaye, yigumiye guterura uruhinja. Yibagirwa ko afite urugendo rwo kujya kureba muzehe mu bitaro. Nibwo mu bitaro nyine muzehe aracyakora hirya no hino. Mbese muzehe nyine ameze nk'urembye cyane pe, mu buryo bugaragara. Muzehe iyo umurebye ubona yarihebye. Ndabona aricaye arigunze, ari ukuntu abana bamureka bakigendera, we akicara yigunze. Muribuka neza ko aho aba yicaye hose aba afite amapingu, ariko muzehe aba agerageza kuba yaca amapingu, ariko yabareba hirya akabona abasaraviye bari aho, akabona nta kintu na kimwe yakora. Bana banjye, nubwo bwose mwamfunze, ariko muranziza ubusa bana banjye. Muzehe, warwaye mu mutwe? Ufite iki kibazo? Oya, ntabwo narwaye mu mutwe. Ba generali kandi bafana ndabubaha abana banjye, ariko se mwebwe ntabwo mugirira impuhwe umurwayi. Murabona n'intege zanjye, murumva nakwirukanka nkagenda kweri nimumfate. Ibi bintu mwanziritse bana banjye ni ibiki koko? Muze, ntabwo kugufunga cyangwa se kugushyiraho aya mapingu ntabwo ariko tuba tuvuga ngo waducika. kandi turabizi neza ko ducitse igifungo wowe ufite twe twagifungo.
Amabwiriza rero, amabwirizwa tuba twahawe aba yaturutse bukuru. Afande wacu yatubwiye ko waba ugiye muri wese, aho waba ugiye hose tugomba guherekeza kandi ukaba ufite ipingu, tukagukuramo ipingu ugiye kurya kandi nanone ubona ko tuba duhari. Mwanzi burya aragapfa adafunzwe bana banjye, ariko mwumure ngiye gucisha ihene, ntabwo nzongera kubababaza abana banjye. Muzehe nta kundi kuntu byagenda. Muzehe bimeze bite? Maze bana banjye mwari mwagiye, nabuze umuntu wananyiye rutuzi, dore ngwino muzehe. Muzehe twari twagiye kureba ko nyine twakubonera agapantaro. Bana banjye se muragura amapantaro ndayambaza mana yanjye, ndayashyira mu yahe maguru ko mubona yabaye nk'imigano? Murampa ipantaro se ndayambarira he mwakabyaramo? Ntabwo ubu ngubu nkeneye imirimbo y'isi bana banjye, ubu ngubu nkeneye gukira cyangwa se nkava muri ubu buzima. Muzehe ntabwo ushobora gupfa, reka twarabikubwiye ko uzabana natwe, nubwo nyine tudafite uburyo twaguhereza imyiko. Muzehe nawe urabibona ko twe turacyari abasore kandi nawe urakuze rwose. Muzehe jya twihanganira. Hoya abana banjye nta kibazo. Hagati aho nibwo Clara nyine bamusezereye, yatashye, yageze mu rugo asanga mbese tica we yari yabanje kugenda ibintu abitunganya, agura imbuto, guteka isombe. Mbese Clara arahageze aravuga ati mana tica, oya tica ntabwo byumvikana, none se tica. ariko burya Imana irankunda. None se tica waje uteka igitoki, uteka isombe, ushyiramo n'ikinono. Clara narakubwiye mbere, aho ababyeyi bawe batabaye byibura babona umwana mwiza ko ababyariye umwuzukuru mwiza Sonia, njyewe nzahaba, ntabwo nzigera ngutererana. Nemeye gufungwa ku bwawe, nibabaza ku bwawe, ntana n'umugore, nta kazi, ni ibintu byinshi bitatuma nguta, kandi nanone ni ibintu byinshi byatuma mpora nzirikana ko uri umwe mu kiremwa cyangwa se uri umwe mu bakobwa Imana yampaye. Yego Imana yanze kumpa abakobwa pe bo kubyara, yanga no kumpa umwana n'uwo yampaye iramunyambura, ariko aka kanya mfite abana babiri. Mfite umukobwa wanjye kandi nkagira umwuzukuru. Umukobwa wanjye ni Clara, umwuzukuru wanjye ni Sonia. Ndabakunda cyane bana banjye n'abuzukuru banjye. Ariko tica ni ukuri ko Imana izaguha umugisha, kuko nyine ibintu nkorera njye ntabwo nshobora kubona uburyo nabikwitura pe. Tica urabizi ko imbaraga zanjye ni nkeya, dore n'ubu ngubu nanabyaye, ubu ngiye kumara igihe kinini nizingiye ahangaha. Ariko tica ni ukuri ko Imana ntabwo nzakubera umuvumo, ni ukuri nzakubera umugisha. Oya tica, oya Clara, ntukazajye wivumbura, ntukazajye ubona ko nyine kuba uri wenyine wibwire ko nyine ariko bigomba kugenda. Nanone ari Imana nyine ireka ukaba wenyine, kubera ko ibizi ko igihe nikigera hari undi muntu izaguha kandi izakugirira umumaro. Ijyana kure inshuti zawe nyinshi kuko ibona ko zizaguhombya, noneho irangiza ikajyana undi kure kubera ko abona ko azaza ari umucunguzi. Imana ibona ko umuntu umwe azaza ari uwa nyuma mu nshuti zawe za mbere zagucumuzaga, ari we ngewe. Inshuti zawe za kera zaragucumuzaga, harimo n'izakubabaje imyaka y'ubuzima bwawe bwose usigaje kuri iyi si, ariko yaje kunzana nk'inshuti yawe, yo izagusubizamo ibyishimo n'ibyiringiro wari warabuze.
Teacher, urabizi ko ntacyo mfite cyo kwitura. Urabizi neza yuko ndi ikinyendaro, nako mbyaye ikinyendaro. Oya Clara, ntabwo ubyaye ikinyendaro, nta n'icyaha wakoze. Kubyara ntabwo ari icyaha, wafashwe ku ngufu, ntabwo wasambanye. Ntabwo numva impamvu rero wagenda ukavuga ngo ubyaye ikinyendaro. Mu buhe buryo? Ubyaye umwana mwiza, ubyaye umwana udafite inenge, ubyaye umwana w'umuziranenge. Ese ugira ngo urumwe n'aba Kantirida n'aba Mahoro bagiye bazikuramo? Wabonye uriya mukobwa Tereza itaramuhitanye agapfa tugashyingura? Ese wibwira ko abandi bakobwa ubona abandi bakobwa badahetse ukibwira ko aba ari amasugi? Ntabwo se bazisama bakabakuzamo ibinini? Bamwe na bamwe ugasanga zirabahitanye. Clara, umwana wabyaye umwana, ntabwo wabyaye ikinyendaro. Clara, wabyaye umwana, kandi sinzongere kumva uvuze ngo wabyaye ikinyendaro. No, ntabwo wabyaye ikinyendaro, wabyaye umwana nk'uko na nyine nabyaye icyomoro. Wabyaye umwana nk'uko nawe wavutse. Ese nawe wari uri ikinyendaro? Teacher, ndabizi neza ko igihe cyose iyo navuze ibyiringiro ubinsubizamo, ariko nanone ndabizi neza yuko mu magambo y'amafuti mvuga ugerageza kunkaruma. Ndagukunda kandi ndanabigukundira, ndanabikubahira mubyeyi wanjye. Nibwo Clara wenyine yagomeje kuganiriza Teacher yine akamushimira ko Clara we yabonaga nta kintu na kimwe mu buzima yagomba guhereza Teacher. Naho kwa Teacher, umugore wa Teacher we yari mu rugo wenyine, na n'uyu munsi aracyasara. Cyomo we, Cyomo ndagukunda Cyomo, ndagukunda. Ako kanya nibwo umugore wa Teacher arebye hirya, yojya akabona abona umugabo atamuzi, ahita yikanga. Nibwo uwo mugabo yaje yihuta yakiranya, ahita afata umugore wa Teacher, aramufata mu ijosi, arafata neza. Umva wa mugore we, twebwe iwacu abatambyi ntabwo dukinishwa. Wowe uraza ukambeshya wa gicucu we. Amafaranga asigaye ari kwisaza mu biki? Umva, abapfumu ugifate ugikomeze. Abapfumu nta mikino tugira. Abapfumu ntabwo abakurambere wa kigoryiwe cy'umugore. Nimwe ni naha dusubikiye inkuru yacu ubutatu budatana, igice cya 37. Ubutatu budatana nakagaruka. Turabashimira mwebwe mwese mwagikurikiye, mwebwe mwakurikiye ubutatu budatana. Imana yo mu ijuru nibaho umugisha. Ndabakunda cyane kandi Imana nikomeze ibaho umugisha. Ciao nawe utaho yakora subscribe, like, share, comment, kandi Uwiteka Imana nakomeza abane nawe. Murakoze cyane. Inkuru yacu nakagaruka.